Murakoze cyane rero, amazina yanjye ni Habiyakare Theodore, nkaba ngarutse kuri YouTube channel yanjye muri iki gitondo kugira ngo tuganire. Ubu ngubu hano bibaye masaa 1:49 za mu gitondo, mu kanya saa 4 zuzuye. Aho ngaho iwanyu mu Rwanda biramaze kuba saa 12 z'umugoroba. Resulta za green card zirajya hanze umwaka wa 2024, aho abantu bakinye umwaka ushize bashobora kureba resulta zabo niba barabaye selected kugira ngo bakomeze mu ma etape akurikira. Impamvu cyo gukora iki kiganiro no kugira ngo nibutse abantu nyine iyo saha ko bagomba kwihanganira bagategereza, kandi noneho bagategereza bakagira ukwihangana bitewe ko mu ntangiriro bitewe nuko abantu benshi baba bari gucekinga ku rubuga bishobora kugorana kureba resulta. Ariko rero ndashaka kugira ngo turebe n'ubuhe buryo mu by'ukuri bwo kureba resulta, n'uruhe rubuga ushobora kureberaho resulta ko wabaye selected. Urubuga rero turareberaho ko abantu babaye selected ni urubuga rwitwa DV. Ni kimwe n'urubuga n'ubundi dukoresha turi gukora application, dvrotary.state.gov. n'ubundi ni rwo rubuga uri bwinjize muri telefone yawe cyangwa mashine yawe kugira ngo urebe mu by'ukuri ko wabaye selected. Iyo ukinjiraho hano rero nk'uko mubibona kuri uru rubuga urabona ko ari kimwe naho twakoreraga application, birasa rwose. Kikwereka ko rubuga rwo kuri US Department of State Bureau of Consular Office. Hanyuma tukaza kureba hasi, uraza kureba akantu kitwa check status. Aka kantu kitwa check status rero niho ho kurebera resulta. Nureba hano hejuru y'aka kantu urasanga harimo fiscal year imyaka 2, harimo 2024 ibumoso, iburyo hakabaho 2023 check status. Twebwe status turashaka gucekinga ni 2024. Iyo uri hano imbere ntabwo ushobora guhitamo umwaka, ariko iyo ubonye imyaka 2 nuko bivuze ko abantu bose bo muri imyaka 2 bashobora kureba resulta zabo. Ubu rero ukanda kuri aka kantu kitwa check status, wakageraho ushobora gucishamo amaso ukareba amabwiriza yo kureba resulta zawo. Ariko nkuko 2024 itarasohoka niyo mpamvu bibandaho kuri ibi ngibi. Ariko cyo uraza hano umanuke hano kuri continue. Numara gukanda kuri continue rero barakuzana kuri aka kantu kitwa entrant information. Hanga niho ushiramo ya makuru yo kuri kaga confirmation page baguhaye. Niyo mpamvu ahangaha ubona iyo ngibona ukabona iyi Y buri gihe ivuga program ya ni fiscal year. Nukuvuga ngo abantu bibaza mbese 2024 mfite 2 0 ciyemo akarongo, si iyo ngiyo ni 0 ni O, ni 2024 rero ni 0 kuko iyi Y imibare ine ibanza ivuga fiscal year. Nukuvuga ngo nurangiza rero afatiye confirmation page yawe, confirmation number yawe baguhaye cyangwa se hanyuma uyinjizemo hano. Numara kuyinjizamo hano rero umara kuyinjizamo iyo confirmation niyo iyi ngiyi iri hano kuri aka confirmation page baguha iyo umaze gukina. Uragafata rero akangaka akaba ari gufata ukakinjizamo iyi 0 ibanze iciyemo akantu gaciyemo akarongo kameze nkawo. Iyi ngiyi ni 0 rwose, wandike 0 ubundi ukareba ko ibintu byawe ubyandika neza. Hanyuma rero ikindi kintu ugomba kwinjizamo hano bavuga hano ni last family name. Iyo wakinishije rero ni iryo zina mu by'ukuri ushiramo izina ryawe rya nyuma akaba ari byo winjizamo hano. Warangiza ukamanuka hano hasi ukajya ku mwaka wawe w'amavuko. Umwaka w'amavuko ntabwo twinjizamo itariki, ushiramo umwaka wonyine. Wamara gushiramo umwaka wonyine ukamanuka hano rero NKWA ugashiramo ugatayipingamo tutunyuguti baguhaye. Tutunyuguti baguhaye wamara kudutayipingamo ugasubmitinga. Umaze gusubmitinga rero ibintu ni bibiri bishobora gupopinga up. Icyambere nuko hazamo akantu kameze nk'interuro imwe kakubwira ngo based on the information washizemo ntabwo wabaye selected, cyangwa se hakaba hapopinga ibaruwa imeze gutya ikubwira ko wabaye selected. Abantu babaye selected rero iyi baruwa niyo muri busangemo ibabwira ko mwabaye selected. Ibabwira itariki yandikiyeho June 6 2022 niho resulta twebwe zasohotse, ariko mwebwe urasanga ibaruwa yawe ari May 6 2023. hanyuma bagashiraho address zawe, hanyuma
bakaguha nyine aya makuru. Iyi baruwa nayikozeho ikiganiro kuri details ziba zirimo. Abantu tutatangiranye kuri YouTube channel mwasubira mu biganiro byanjye, hari ikiganiro cyitwa ibaruwa baguha iyo wabaye selected. Ni ikiganiro rero kiri kuri YouTube yanjye, ushobora kugenda rwose ukagisangaho, ugasangaho ibaruwa baguha iyo wabaye selected. Byose narabisobanuye, ariko kenshi bahita baguha amakuru y'uko wabaye selected, hanyuma nyine bakakubwira na Fisquare yawe, hanyuma bakakubwira ko kuba selected bitakugrantinga visa. Ibyo nabyo nabikoze ikiganiro kuko hari izindi etape ugomba kunyuramo kugira ngo ubone visa. Hanyuma bakakubwira ko ugomba gusoma amakuru yose witonze ari muri iyi baruwa. Ukamanuka hano hasi rero hari ikintu bita case number. Iki ngiki nababwiye ko iyi case number nuba selected ugomba kucyitaho, ukareba case number yawe uko ingana. Buri gihe case number izana na Fisquare, no kwanga abantu bafite murakina muri aba selected muri uyu mwaka, case number zanyu ziraba zitangizwa na 2024, twebwe ari 2021 biteka ariyo Fisquare yacu. EAF iyi ngiyi ni region, ni region rero uri muri Africa, muri AF kuko ni African region. Hanyuma ukareba iyi mibare ikurikiye, nge byari 16,144. Hanyuma ukareba uwo mubare ubunini bwawo, umubare wawo ukungana. Nabisobanuyeho niko tuzareba mu by'ukuri case number ikivuza, ariko uyu mubare w'inyuma uvuze ikintu kinini cyane, bigendeye kugihe uzakorera interview, n'igihe ushobora gupanga igihe ushobora kuzazira muri Amerika. Ubundi bagashiraho principal applicant, bagashiraho nyine amazina yawe, bagashiraho igihugu. Urebye ni ibyo ngibyo rero uri busangemo. So amasaha rero aragiye kugira ngo abantu bacekinge, bisaba kugira ngo nkuko nabivuze mwihangane, hari igihe usanga urubuga rurukwira website yo gucekingiraho iri kujaminga, ariko urebye situation uko nguko imeze, ahantu ho kurebera resultat nabibabwiye naka kantu twakoreyeho n'ubundi application yitwa dvprogram.state.gov, irafunguka hombi no kuri telefone no kuri machine. Nibidafunguka you keep trying, kuko urubuga ruba ruri busy, ariko biraza gukunda. Urebye situation uko nguko imeze, abantu murabona iyi baruwa mwese nababwira ngo congratulation, mukomeze mushiremo amagatege, ariko ntabwo ari igihe cyo gucika intege ngo nuko utabaye selected ngurambike. Ikindi kintu abantu bakunda kwibaza, mbese ndamutse mbonye ntabaye selected ejo bundi nazacekinga bukeye bwaho, wenda status ishobora kuba yahindutse nkaba nabaye selected. Igisubizo ni oya, ntabwo status ishobora guhinduka. Ubwo utabaye selected ngo ubone ibaruwa bwa mbere, ntabwo mu by'ukuri bigaragaza ko ishobora kuzigera ihinduka ngo ube selected. Murakoze cyane rero, amahirwe masa kuri mwese mu masaha atari imbere. Ndabifuriza ko amahirwe yabasekera, namwe mukaza mukageragereza ubuzima bwanyu muri Amerika. Murakoze cyane, ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.